neza abantu b'inkuru nziza. Uyu munsi turi kumwe hano ku Isumo Ngari Limited, tugiye kurebera hamwe filime ya Titanic, imwe mu zikunzwe cyane mu mateka y'isi. Ese waba uzi uburyo iyi filime yakozwe, amafaranga yatwaye n'impamvu abantu bayikunda kugeza n'uyu munsi? Reka duhere ku mateka y'iyi filime. Titanic yasohotse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi, iyoborwa na James Cameron. Yerekana urukundo rw'abantu babiri, Jacques na Rose. Barahuye mu bwato bunini cyane bwa Titanic bwanyeganyije isi yose mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na cumi na kabiri. Kandi iyi ni filime ishingiye ku nkuru y'ukuri. Ubwato bwa RMS Titanic bwibiriye inyanja bavuye mu Bwongereza, bugiye muri Amerika, bwica abantu barenga 1,500. Reka noneho tujye ku gice cya kabiri cy'amafaranga bwatwaye cyangwa budget. Titanic yatwaye amafaranga menshi cyane. Icyo gihe yatwaye miliyoni 200, imwe mu zihenze mu mateka. Ariko ntibyarangiye nabi. Iyi filime yinjije miliyoni 2,200,000. Ibi byayihaye umwanya wa mbere muri filime zikunzwe cyane izuba. Reka tugiye ku gice cya gatatu, uko iyi filime yakozwe. James Cameron yakoze Titanic nk'aho ari iby'ukuri. Yubatse igice kinini cy'ubwato ku buryo nyabwo, akoresheje amazi, imyenda y'icyo gihe n'ikoranabuhanga rihanitse. Hari ubwo amazi yabaga akonje koko, abakinnyi bagatogota nk'aho biri mu nyanja y'ukuri. Titanic si inkuru y'ubwato gusa, ni inkuru y'urukundo n'ubwitange, n'ukuntu ubuzima bushobora guhinduka ako kanya. Jacques yakundaga Rosa atitaye ku rwego rw'imibereho. Nubwo byarangiye apfuye, urukundo rwabo rwahoranye agaciro. Titanic yashyize amateka ku mitima ya benshi. Ese nawe uyibuka wararize? Ese wayirebye bwa mbere? Rero nimba ari cyo ubona bigufashije, ntugende utakanze subscribe, like na share hano ku Isumo Ngari Limited, kugira ngo dukomeze tubagezeho amateka y'amafilimi akomeye cyane.